Mwongeye kwirirwa rero abakunzi ba Kaireme TV umugoroba mwiza, nizere ko mwaguwe neza, mwagize ibihe byiza. Kaireme TV rero by'umwihariko uyu munsi tukaba dushaka gushimira abagiye babana natwe mwese mwadufashije, haba kuri subscribe, haba kuri likes, ibyo mwadufashije byose turabashimiye cyane kuko by'umwihariko uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuko ni umunsi YouTube channel yacu yatangiye kubona amafaranga, isanzwe iri monetize ariko n'ubwa mbere amafaranga yoherejwe kuri konte ya Kaireme TV. Ndashimira Imana rero, ndashimira Imana cyane. Imana ishimwe kandi iri mu ijuru ibyumve. Mana mu izina rya Yesu, Imana ikiranuka, Imana igira neza, ndagushimiye cyane kuri uyu mugoroba. Ngushimirira buri wese ntanga ubuhamya bw'urugendo rutari rworoshye Kaireme TV yanyuzemo, ikaba igeze kuri uyu munsi ibasha gufata amafaranga yayo ya mbere ya Kaireme. Mana umugisha buri wese wabanye natwe, wagendanye natwe muri urugendo, subscribe, likes, comment, batuganiriza, batubwira uko babibona. Mana ikomeze kubaha umugisha, Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, ubarebere ibyiza bibakwiriye, ubiteho kandi imiryango yabo uyiteho mu izina rya Kristo Yesu. Dushoboze rero dukomeze gukora umurimo wawe, Kaireme TV izabe igushimisha, izajye ikugera ku mutima, nukuvuga mwami turifuza kubaho tukunogera muri byose. Kaireme TV rero uyigira igikoresho cyawe ukoresha, ubasha kugera ku mitima y'abana bawe, kubigisha ubwenge, ube mu ruhande rwacu kuko twebwe atari wowe, twebwe ntago twabyishoboza, nta nicyo twashobora, byose bitangwa nawe. Turagushimira umukunzi mwiza, icyubahiro ni cyawe, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi bacu rero uyu mugoroba mu by'ukuri ndishimye. Iyo bitaba Imana ntago byari gushoboka, iyo bitaba Imana ntago byari kuzavamo, ariko Imana iri mu ijuru irareba ikabona birashoboka. Ndabashimira rero mwese ababanye natwe, mwatumye hari intambwe dutera, mutuma Kaireme ibasha kugira aho iva igira naho igera. Uyu mugoroba rero ni umugoroba udasanzwe, ni umugoroba wa celebration. Thank you so much for that. Namwe muzabona ababakorera mu ngata, namwe muzabone ababagirira neza, namwe muzabone ababatera inkunga mu bikorwa muzaba mwakoze bijyanye n'iterambere. Njyewe rero uyu munsi, uyu mugoroba nifuje kubabwira ikintu gikomeye. Mu by'ukuri hari ukuntu tujya twireba ukitinya, ukumva ko hari urugendo utakora, hari ibintu utageraho, ugasetinga umurongo, ukumva ubuzima bwawe bwararangiye, ukumva nta kindi nyine bigarukiye aho ngaho. Uyu munsi rero nakoze urugendo rwo kwanariza aho naturutse muri business, uko nagiye nkura, uko nagiye ntera imbere, ndanariza nsanga mu by'ukuri umuntu uretse kuba yitinya no kuba atekereza ko ibintu bidashoboka, ariko urugendo nubwo ari rurerure rurashoboka. Naje kwibuka ukuntu nkirangiza kwiga secondaire, nahise ntangira kwigisha mu mashuri abanza. Icyo gihe nigisha nahembwaga ibihumbi 17. Nari umwana mutoya, nari mfite imyaka 18, ngira ngo itarantuzura, ariko noneho mpita ntangira akazi, ntangira kwigisha. Narigishije rero ikigo nigishagaho nyine bampa akazi k'ubwarimu, nari ntarabona diplome neza, ko mwarangizaga kwiga mugategereza diplome ko zizasohoka, bakabanza bagasohora resultat, hanyuma resultat zazamara gusohoka mukazabona nyine na diplome zanyu nyuma. Icyo gihe rero baguhembaga amafaranga nyine nk'ay'umuntu utari wabona diplome, ariko bampembaga ibihumbi 17. Ndabyibuka nabihembwe mu gihe cy'amezi nk'umunani, kuko natangiye akazi mu kwa 9, nsoza mu kwezi kwa 6 k'uwo mwaka. Nagombaga no kujya muri universite. Icyo gihe rero twari tugiye kujya mu itorero kugira ngo tuzajye muri kaminuza. Icyo gihe rero ko nari narabonye bourse, nyine nari naratsinze ku manota meza, mfite bourse. Icyo gihe rero ndabyibuka ibihumbi 17 nabihembwaga, nkajya
ngura icyo nshaka, inkweto ntabwo nasabwaga ibiryo, ntabwo nasabwaga guhaha, ariko nkagura inkweto, nkagura imyenda, ababyeyi banderaga nkabambika, ariko nibuka ko nyine yari 17,000. 17,000 rero by'icyo gihe byari byinshi. Naje gukora urundi rugendo, njya muri universite ndiga, nkajya mbona bona bourse, ariko nza no kugira ikintu cyo kumva ko ngomba gukora. Nari umwana muto, ndabyibuka natangiye kwigisha umuntu wa mbere igifaransa niga muri universite, ndangije PRM, namwigishaga igifaransa akampemba 35,000. 35,000 rero yari amafaranga menshi. Nafata 35,000, hanyuma noneho bya 35,000 nkabikoresha nyine muri make mu buzima bwanjye. Murumva n'ubundi nigaga muri universite, nari mfite na bourse d'études, ariko muri ya part time yanjye, muri ya free time yanjye akaba ariyo nkoresha njya kwigisha uwo muntu igifaransa. Yari umuzungukazi w'umunyamerika, namwigishije rero igifaransa igihe cy'amezi 8 nanone. Hanyuma ahitamo akazi muri Musée National du Rwanda, niko yitwaga, ubu ngubu yitwa National Museums cyangwa se yego ngira ngo byitwa National Museums, ariko kera byitwaga Musée National du Rwanda. Hanyuma noneho ndagenda rero amakazi ko gutranslatinga ibyumba 4 biba muri Musée National du Rwanda, biba muri Museums y'u Rwanda nyine hariya i Butare. Rero nakoranye nawe, yitwaga Jessica Masi, yari umuntu mwiza, uyu munsi akora muri UN. Hanyuma narigendaga nka translatinga, nkabishyira mu cyongereza. Nakoraga igihe nshakiye, kuko igihe nabaga mfite free time nibwo najyagayo, igihe ntakoze nabaga ndi muri class. Noneho yari yarambwiye ati igihe uzajya ubutakoze uzajye utize ujye bari gusa hano u translating. Murumva ko kari akazi katangoye, ariko kandi byari commitment. Ndabirespecta. Natangiye gutranslatinga ndi mu wa mbere muri universite, mfite imyaka 20. Ako kazi ndagakora umwaka wa mbere, ndagakora umwaka wa kabiri, ndagakora umwaka wa gatatu, nibwo nari ndangije amarumu yose ya National Museums, yari amarumu 4. Mu by'ukuri rero icyo gihe nahembwaga 35,000 buri kwezi, ngakora part time, nakoraga igihe nshakiye. Urumva nari nivuriwe, hakiyongeraho ya bourse d'études baduhaga, yatangiye ari 10,000 za kugera 25,000. Hanyuma ibyo birarangira, naje rero kujya muri nyuma y'urwo rugendo narangije kwiga kaminuza, ndangiza na ya translation, ntangira noneho gufungura business, nangira kwikorera. Ariko nafunguye business mitanya no gusaba akazi k'ubwarimu, nkajya mpembwa y'ubwarimu 107, niho natangiriye kuko nari muri lisansiye, nkongeraho aya business ko ngakora. Ibyo birakomeza, ubwo nza kuzamuka, ngenda ndeba imishahara yanjye. Navuye mu kazi k'ubwarimu muri leta, ngeze ku mushahara w'202, washyiraho noneho za prime z'ababyeyi, yabaga ari nka 260. Mvamo mu bwarimu, noneho nkomeza umurimo wo kwikorera, ariko no gukorera ama NGOs cyangwa se za ONG. Ngurwo urugendo rwanjye rw'amafaranga. Ubwo ko nagendaga mfungura business, niko nagendaga ntera imbere. Ariko hagati aho mu gihe nari n'umwarimu muri secondaire, umushahara wanjye ugeze kuri ibyo 200, nari mfite nagendaga nkora n'ibindi biraka, nakoreye za ONG zitandukanye ndi mwarimu. Hahandi nahembwaga ku munsi nk'amadolari 200 every day. Urumva byari ikintu gikomeye. Narebye rero urwo rugendo rw'amafaranga, nza gusanga mu by'ukuri amafaranga iyo ukomeje kuyashakisha arashyira akaboneka, ahubwo se ushyiramo ubwenge. Niba udashyiramo ubwenge ntabwo yazaza. Mu by'ukuri birasaba kuba concentrated, ugatekereza, kandi ukaba consistent mu by'ukora. Ntangira YouTube channel yanjye, nabonaga abandi bakora YouTube channel everyday bagakora ibiganiro. Ngewe kubera ko nabaga mfite izindi revenue tariho ndambirije, bigatuma ntakora ibiganiro regular. Ndetse n'inzira ndende yo kuba wamenya ukuntu bamonetiza YouTube channel igoye, abantu benshi ntibashobora kukubwira. Hari umufriend wanjye wajyaga mpa udutips twa YouTube, ikintu cyose mubajije akanyobora.
ubu ngubu yarapfuye ntabwo agihari. Iyo aza kuba hari yenda nari kujya mubaza akanyobora, ariko abandi bagira ukuntu baguhisha ibintu bya YouTube channel, ntibakubwire ko YouTube channel yinjiza amafaranga mu buryo bunubu, ko bigenda gutya bikurikirana gutya. Ku buryo urwo rugendo rwangoye kugeza aho nangaje abantu ngo bamfashe, geraho njya mu byo kugura AdSense, ngeraho AdSense kuverifya birananira, ngeraho ko bakubwira ko YouTube idakora mu Rwanda, ko bisaba kuregistaringa mu kindi gihugu, nabyo nari narabikoze, noneho nkora na error na AdSense nyandika mu kindi gihugu. Rero icyo gihe muri verification biragora ko bigusaba ID yawe n'ibindi. Urumva nk'ibyo nta muntu uzabigusobanurira, nta wabikubwira, kuko baraguhisha kugira ngo nyine hatazagira umenya ko bafite amafaranga. Malheureusement rero cyangwa heureusement naje kubimenya, nkajya mbyikorera, kuko byageze aho ndarambirwa, nkajya nkupa, nabona bijemo ibibazo nkahagarika, nabona yajemo ibindi bibazo nkahagarika, nkakubita nk'ukwezi ntakora ibiganiro. Ariko ubundi mba naratangiye kwishyurwa kera, kuko mfite monetization nyimaranye imyaka 2, monetization nayimaranye imyaka 2. Muri iyo myaka 2 hari n'igihe YouTube channel ya verify yasabye kuverifya, sinabisobanukirwa, irinda aho inyambura monetization irambwira iti banzu verifie, kandi bajya kubikwambura umaze nk'amezi 6 cyangwa 8 bagusabye kuverifia utarigeze verifia. Ibyo byose izo etape zigoye z'ubuzima bwa YouTube channel nazinyuzemo, bigeraho rero mfata icyemezo cyo kubireka, nkajya mpagarika, nkakubita nk'ukwezi nta kiganiro, nkakubita amezi 2 nta kiganiro. Nza kubona ko rero nyine nyuma nza kongera ndabihagurukira, mpita nongera mba monetize, ndongera mbona birakunze, amafaranga ajyaho, amadolari ajyaho. AdSense yanjye ya mbere nayitakaje iriho amadolari menshi, ariko noneho mfungura iyindi ndemera ndaheba iyo AdSense. Hanyuma rero nyine ubu nabaye monetize. Ibyo nabyo ni irindi somo ry'ubuzima rikwereka ko you have to be hustling, you have to hustle, ugomba gukora cyane, ugomba gutekereza cyane icyo wakora kugira ngo urusheho kubona amafaranga. Ntabwo amafaranga azakwizanira. Whatever you do can bring money. Ikintu cyose ushobora gukora kikakuzanira amafaranga, ujye ukitaho kandi ugihe umwanya wawe. Abantu benshi ndababwira just make a YouTube channel, bakanga kunyumva, ariko YouTube channel ishobora kugutunga kandi ikakwinjiriza n'amafaranga. Ntabwo ari ibyo gusa, ushobora kubifatanya n'akazi kawe gasanzwe. Ibyo byose nta muntu umwe utagira umwanya wo kuruhuka. Wa mwanya wawe wo kuruhuka fataho iminota 10 cyangwa se 20 ukora ikiganiro, cyangwa se ufata isaha ukora ikiganiro. Hari ibintu byinshi byo kuganiraho, hari urwenya, hari utuntu twinshi ushobora gukora kuri YouTube ikaguhemba. Ejo nahoze nganira n'abana bakambwira bati na TikTok irahemba. Niba na TikTok ishobora kuguhemba, pourquoi pas? Kuki wiyima kandi ukima hari? Genda kuri TikTok, upfa kutagerayo ngo utangire kuvuga ibintu bibi cyangwa se biterekeranye cyangwa se bigusebya, ariko ibintu ushobora kukubaka cyangwa byakubaka societe. Nukuri nakubwira iki rero, natekereje ndavuga ngo reka uyu munsi mbabwire ko mu by'ukuri humura birashoboka, amafaranga ushobora kuyabona. Ndeka nkubwire inzira z'amafaranga zirahari ni nyinshi. Wowe tekereza mu by'ukuri kandi ufata icyemezo ugifashe. Niba uzi gukora ubudozi, kubera iki udafata icyemezo ngo ujye udoda utuntu dutandukanye n'utw'abandi? Ariko kenshi umuntu atangira igitekerezo ukajya ugira ubwoba, ukavuga uti ibi bintu bizahomba, nibishoramo amafaranga wenda ari nayo nagujije bizahomba. Bihombye n'iki se? Nibinahomba ni minerval uzaba wishyuye, hanyuma noneho wongera utangire noneho uhagurutse. Cyambere ni ukuba consistent, ukabikora every day, ukabikora buri munsi, amaherezo birakunda. Rero nge navuga ngo bakunzi beza mujye mutekereza ko kantu, nuvuga ngo nukora cyane amafaranga uzayabona, ariko nuryama ugasinzira ukavuga ngo bizizana cyangwa se barana bahawe umugisha, ntago bizaza. Kubera ko nubwo nabo bari wibwira ko bafite umugisha, babikuye mu mugisha, ujye utekereza ko nabo hari imbaraga bakoresha kugira ngo babashe kubigeraho. Wenda barara badasinzire bakora, wenda se baraplaninga, bashaka se baremera bakainvestisa, bagashaka aba expert bakabibakorera. Ntago nzi uburyo bakoresha,
ariko buri wese afite umuvuno we. Ngewe umuvuno wanjye nuko nagiye mba haso, nagiye mpasolinga, nagiye mvunika cyane, nagiye nekereza cyane, nagiye ninvestisa imbaraga zanjye zose kugira ngo mbashe kugira ko icyo ngeraho. Nakuze ndi imfubyi, ntago nigeze ngira amahirwe yo gukura mfite ababyeyi papa na mama iruhande rwanjye, byatumaga nanjye ngira imbaraga zo gukora cyane ko navugaga ngo ntazicwa n'inzara cyangwa se ntazahaseba. Ibyo bintu byatumye naniga nshyizeho umwete ko naratsindaga cyane ngo ntababaza umubyeyi unyitaho, ariko noneho naho nkuriye nkomeza guhasolinga, ndakora cyane kugira ngo ngere ku byo nshaka. Ibyo rero nta wundi muntu wabikugezaho, ni wowe ubwawe wabyigezaho. Uyu munsi niba ngewe nka Regine narabigezeho, nawe wabigeraho. Just invest your time, shora imbaraga zawe, shora umwanya wawe, shora ibitekerezo byawe, uzabigeraho. N'uzajya ufata umwanya utinjije amafaranga, wenda ugafata umwanya ukabona umunsi urangiye nta mafaranga winjije, cyangwa ukabona nta gikorwa wakoze gishobora kwinjiza amafaranga, jya utekereza ko wahombye. Ni ukuvuga ngo jya utekereza umwanya wawe wose ukoreshe ushaka gukorera amafaranga, bizakunda. Biriya bababeshya ngo gukunda amafaranga ni bibi, amafaranga se nutayakunda uzabigenza uti? Wambaye amafaranga, ugenda mu mafaranga, wicaye aho wicaye mu mafaranga, uryama mu mafaranga, kubera ko ibyo uryamamo byaraguzwe, icyumba uraramo cyaraguzwe cyangwa kirakodeshwa. Ibyo byose ni amafaranga. Ahubwo amafaranga yagira inshuti yawe, ni ukuvuga ngo yagira inshuti yawe ya buri munsi mugendana. Nkuko wowe urwana urugamba ngo unogere Imana, ubeho unogeye Imana, ariko kora kugira ngo ubone ayo mafaranga. Ntuzumve ko amafaranga azava mu busambanyi, ntuzumve ko amafaranga azava mu bujura, ntuzumve ko inshuti zawe zajya ziguha amafaranga cyangwa ababyeyi bawe bakaguha amafaranga. Wowe ubwawe kora, amafaranga azaza. Iyo uri gukora uko ukora, Imana iguha umugisha bikaza. Reka rero bakundwa mbashimire, nibyo nashaka kubagezaho uyu munsi, ariko turakomeje urugamba. Abatarakora subscribe mukande subscribe. Uzakenera coaching muri YouTube channel, nzamufasha tujye tubimuha tips akeneye, kandi Imana ikomeze kubarinda. Bye bye.